Ako murabona abajene banezererwa Imana. Ariko mwebwe ko mukakara Mana yanjye. Mbese ibintu bari kubyumva neza. Dukeneye ko twese tunezererwa imbere y'Imana. Aba bajene Imana ibaha umugisha. Ariko abategereza Uwiteka. Mureke dutegereze Uwiteka. Mureke tuzi imbere y'Imana tuyishake. Mureke tuzi imbere y'Imana tuyihendahenda. Tuyitakire. Kibazo tujya mu masengesho tugatangira gusaba tutaranayishimira. Tutaranavuga gukomera kwayo. Mana naje urabizi mumva. Ayinzu narayabuze warayanyimye urabizi. Urabizi mu rugo hasigaye ikiro kimwe cya kawunga. Nuko nguko dutangira gusenga mu masengesho. Niko abantu batangira. Ariko ntago ariko byanditse nta nubwo ariko bimeze. Tangira uvuga ngo uri Imana ikomeye. Uri Imana ishobora byose. Izina ryawe ni ryubahwe. Ubwami bwawe nibuze. Ni gute wumva ugomba gucishwa bugufi? Ni gute wumva uciriritse kuri urwo rwego? Ntabwo duciriritse kuri urwo rwego kuko turi abana b'Imana ishobora byose. Dufite uburinzi, wowe ushobora kuba utabizi, ariko dufite uburinzi budasanzwe butugendaho. Mwana w'Imana afite uburinzi, afite mbese wewe nuko utabibona. Imana igufunguye nk'amaso kareba ingabo zikugose. Elisa yabibwiye Gehazi aramwingingira aramubwira ati Mana, amaze kumubwira ati umva ingabo z'Abasiriya ziraje. Ni nyinshi cyane. Turapfuye turashize. Aramubwira ati ingabo z'abaki? Z'Abasiriya. None se izitugose urazizi cyangwa? Mana yanjye. Aramusengera aramubwira ati Mana, ndakwinginze kora ku maso ya Gehazi. Basi umwereke gato. Imukoze ku maso. Umva abona ingabo. Abona ingabo zibagose. Amabatayo n'amabatayo. Ukagenda ugatera agatebe. Harabanyamura kuri YouTube ngo tera agasonga bugari n'agasonga bugari. Ubundi ngo ndazizanye. Abo bita ba jihad n'abandi. Nawe ukagenda nk'umukristo nyine umva ngo ndayazanye. Umva muze. Kandi bakaza kuko ugakusanya. Ukabicaza. Kandi nabaki nabakobanyi. Abo uri kubwira ni bande? Abo murimo kuvugana ni aho wicaye ni he? Aho ugendera ni he? Aho ugendera ni he? Ibyo ukora ni ibiki? Nose uzi ko ibyo bizakubera ntabwo mbese password wayishe. Ko password yo kugira ngo Imana muzakorana niyi. Password yo kugirirwa neza n'Imana niyi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu. Ariko ababi bakajya kugambana nawe ukafatanya nabo umva mukamupangira koko kandi ni umuririmbyi mugenzi wanyu. Ni mwene so. Ni umuworshipper mugenzi wanyu mukamumva. Migambi mukayipanga. Y'ubugome, yo kugira nabi, yo kugira gute ni bibi. Weho ntago hirwa n'uyu ntago ahirwa. Ariko ibyo bintu bibonye ariko Imana ikabakure umutima wawe. Nibyo byiza. Ahubwo Imana ibe hafi y'umutima wawe. Kubera yuko ari data agomba arajera akamenya ngo iki ngomba kugikorera umwana wanjye. Aratuzi cyane. Nkuko uzi uwo mwana wawe. Uzi icyo ugomba kumana icyo utagomba kumuha. Icyo uzi ugomba kumukora n'icyo utagomba kumukorera. Imana irakuzi kurusha uko wiyizi. Yakumenye kera utaraba n'urusoro. Mu mugambi w'Imana wari urimo. Irakuzi rero. N'ababyeyi baba bataratekereza ko uzabana mu mugambi w'Imana wari uhari. Impaye uyu mwanya wo kugira ngo nyivuge. Mvuge imbaraga zayo, mvuge kugira neza kwayo, mvuge gukomera kwayo muri riteraniro ry'abera. Imana yacu ni ishimwe. Amen. Imana yacu ni ishimwe. Amen. Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo ugubwe neza mu nzu y'Imana. Kandi kuba mu nzu y'Imana bikubera umugisha, bikubere kunguka n'ibiza gukubera igihombo. Amen. Amen. Ubu tuba twaje guhaha. Tuba twaje muri supermarket. Supermarket ziruta za zindi za Simba muzi ziruta za Nakumati. Mbese supermarket za zindi zo ku rwego rw'ikirenga. Kubera ko ibintu duhaha ngaha
ni ibintu bidutunga mu buzima bwose, muri ubu buzima ndetse kugeza mu buzima bw'iteka. Ariko iyo duhaha muri za Simba n'ahandi ni ibintu bishirira ino. Ariko ibyo duhaha ngaha mu nzu y'Imana ni ibintu bitubeshaho aha ndetse bikazatubeshaho no mu buzima buhoraho. Amen. Amen. Ndabashimiye kubera ko mwaje kumva ijambo ry'Imana, mwaje guterana muri uyu mugoroba. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'iki? Ni Imana y'imirimo. Imana yacu ni nziza. Amen. Ngiye kuva nayimenya, mbese kuva nayisobanukirwa ntabwo yari yamemukira, kubera yuko ni Imana idahemuka kandi imbabazi n'umurava ndetse n'urukundo igira nibyo byerekana yuko ari Imana igira ite, ari Imana idahemuka. Abantu bumva abashuti bawe baraguhemukira, abo watekerezaga ko bakugirira impuhwe barazikwima, ukavuga uti ubundi abantu b'Imana cyangwa abantu beza babaho. Ariko Imana yacu ni Imana idahemuka, ni Imana y'imirimo, ni Imana y'imbaraga. Mureke tuyikomezeho, niyo yonyine idahemuka, niyo yonyine. Yo wose nguhinduka ibisebe agajya yishimisha urujyo. Umugore aramurebye aravuga ati uyu muntu se unuka umeze utya, ubundi ubu aracyari umugabo, ubundi aracyari, ubundi amugira inama ngo ubundi wayihakanye ukipfira. Ibaze umuntu mwasezeranye aravuga ati wapfuye, ubundi muracyamaze iki? Umuntu mwabyaranye abana beza nk'abo bari bafite, amatungo bari bafite, aravuga ati ubundi wayihakanye ukipfira. Ubwo se Imana si idahemuka yonyine? Mbese kandi bagifite ya mitungo, bagifite abana beza, bagifite ibintu byose, bari sheri na shusho. Ariko bimaze kugenda n'umubiri umuhindutse, aramubwira ati ubundi wayihakanye ukipfira. Urabona ukiri umugabo, ubundi urabona ukimaze iki? Ariko Imana yacu ni Imana y'imirimo kandi niyo Mana yonyine idahemuka. Ariko yo bahagarara mu butwara, ahagarara mu mbaraga z'Imana, aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Yaba waruzi ibyo uvuga. Ngewe nihakana Imana, ntabwo nshobora, sinshobora kuyihakana. Ubundi kwihakana Imana bivuga gupfa kandi ukarimbuka, ni ukuvuga ngo ntibaho. Mbese uriya mugore agira ngo Yobu imibabaro yose yagize n'ibintu byose byamubayeho arimbuka, ariko aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Yaba uri umugore uzi ubwenge wakabaye unkomeza, kandi uti komera, yikomezeho, yihambireho, umva izakugirira neza. Ariko Imana niyo yonyine idahemuka. Nari nshatse kuvuga ngo n'umugore mubana yaguhemukira, n'umugabo mubana yakwihinduka. Ariko Imana iyi ngiyi twaje imbere ntabwo ari Imana y'amagambo, ni Imana y'imirimo. Imana yacu ntabwo ari ingome, Imana yacu ntabwo ari nk'abantu. Imana itandukanye n'abantu, Imana itandukanye n'abantu. Dusome ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 40, umurongo wa 29 kugeza ku wa 31. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 40, umurongo wa 29 kugeza kuri 31. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, twahageze. Ijambo ry'Imana riravuze ngo niyo iha intege abarambiwe kandi utibashishije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be kugira gute, be gucogora. Kadusubiremo iri jambo byamfashije. Niyo iha intege abarambiwe kandi utibashishije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen.
Shimiye Imana muri uyu mugoroba nk'uko nabibabwiye, impaye aka kanya ko kuyivuga. Buriya niyo iduha umwanya wo kuyivuga. Ntimuzi ko dukunda gutumira cyane se? Twe tuvuga gake gashoboka kugira ngo tubazanire abashyitsi, mbese twebwe ko tube tumenyeranye cyane ngo nta muhanuzi hehera. Tubazanira abahanuzi batarabi wacu, batarabi wanyu. Noneho twebwe tukavuga gake, nibyo byiza. Yego, ariko natwe tuba dufite ibyo kuvuga kandi byiza. Tuba dufite amagambo yo kubakomeza, uko tubonye akanya turabivuga. Amen. Umuhanuzi cyangwa ubuhanuzi, umuhanuzi ukomeye mu bahanuzi bo muri Bibiliya ni Yesaya. Ari muhanuzi bakuru kandi bahanuye ibintu bikomeye cyane, ibintu bidasanzwe. Umuntu wahanuye ko Kristo azavuka mbere y'imyaka 700. Uyu ni umuhanuzi usobanuza apana by'abandi bavuga ngo shi. Mwumva ko ivuganye nawe. Uyu ararasa, uyarebayo. Uyarebayo imyaka 700 aravuga hazavuka umwana w'umuhungu. Arangira avuga azitwa Emmanuel. Yesaya aramuhanura, arangije ubuhanuzi busohora nyuma y'imyaka 700 atakiriho. Uyu yararasaga, yarebagayo. Hari abantu bajya bajya kurebesha. Uyu nguyu uhuye nawe uhuye n'umuhanuzi usobanutse. Arangije aravuga ngo hazavuka umwana kandi uwo nguwo azaba adasanzwe, azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Imana muri twe. Amen. Arangije ibyo yahanuye biraba. None rero nawe araguhanuriye muri uyu mugoroba. Arakubwiye ngo niyo ihe intege abantu bageze gute, abantu barambiwe. Hari ibintu bimaze igihe kinini bikwereka ko inzira urimo, ibyo urimo, mbese nawe kandi urabizi kurushya. Uravuga ubundi bindimo ni ibiki koko? Ubu ndimo ndava he, ndimo ndajya he? Ubundi ubu buzima buzashoboka? Ubundi uyu mujyi nzawubamo? No kwishyura geto byananiye. Ariko ubuhanuzi bukomeye, umuhanuzi ukomeye arakubwiye ngo niyo intege abantu barambiwe. Abantu barambiwe, Imana ifite ubushobozi bwo kubaha intege. Nawe Imana irakubwiye ngo imbaraga iracyazifite, yizere gusa, yiringire. Yego, Imana tuyizere, tuyiringire, ifite ubwo bushobozi. Kandi utibashishije mwongeramo imbaraga. Ese urabizi ko utishoboye? Urabizi ko ntacyo wishoboreye? Aho utangiriye kumva ko ntacyo ushoboye, aho utangiriye gusobanukirwa ko wewe ubwawe, abana b'abajene hari ukuntu biyumva, bakumva ko bashoboye, ariko hasi umuhanuzi yababwiye ngo abasore b'imigenda bazacogora. Hari ukuntu biyumva bakumva ko nta kintu cyabananira, ariko umuntu utagira icyananirwa ni umuntu wiringira Uwiteka wenyine. Abasore se ntubizi ko bacogora nabo bagakubitwa, bagacika intege, bakananirwa. Amen. Utibashishije imwongeramo imbaraga. Imana tuyizere, tuyiringire muri uyu mugoroba. Ibyo wabonaga ko byagucanze, ibyo wabonaga ko byakuyobeye, ko nta cyerekezo cy'imibereho, nta cyerekezo cy'ubuzima, nibi bintu wizeye, nibi bintu wiringiye, ni Imana wakurikiye ukayishaka ukayibura, ariko burya irahari. Irakubwiye ngo imbaraga ndacyazifite zo kukongeramo. Nubwo ucitse intege, nubwo hari ibintu biguciye intege, nubwo hari abantu uhora nabo bakakubwira ngo ubundi uri mu biki, ubundi warasaze, ntibyagucanze, ariko jya ubabwira ngo ndi muzima. Imana niringiye, nzi ko iracyakora. Ibyo yakoreye Yobu nyuma yo guteseka ibintu byashize, wowe nta kirakubaho nk'icyayo. Ifite ubushobozi bwo kubikora. Imana yaciye mu kazi, iragira ngo uzazamuke ufite amashimwe, ngo Imana yacu irakora, Imana yacu irahari. Babandi bagukobaga, babandi bagukwenaga bakubwira ko Imana idashoboye, uzaza ufite amashimwe ubabwira ngo burya yari ihari. Abo twasenganye kwa gatatu bushize narababwiye ngo hari igihe kigera abantu bakagaruka bakavuga ngo twaragusengeye, ngo burya twaragusengeye, babonye ko hari ikintu Imana yakoze, ngo burya uzi ko twagusengeraga kandi barimo kukuvuga bagukwena muri karitsiye ariwe bavuga ngo ubwo se ngo Imana akorera, ngo tuzarebe ngo iyo Imana avuga ngo akorera, ngo tuzarebe ngo iyo Imana avuga ngo asenga. Ubwo se ko yemeye ko biriya bimubaho, ubwo se ko yemeye ko ubuzima bumucanga, ubwo se ko yemeye ko aburaza abana, ariko jya ubabwira ngo irahari,
Imana irahari, Imana iri mu kazi, irimo kugucura kandi uzava muri nk'izahabu. Abantu bagaruka bakubwira ngo burya twaragusengeye, ngo burya twari kumwe nawe. Sinababwiye ukuntu abantu baje kutubwira ngo twarabasengeye, ngo burya ngo twari kumwe mu kigeragezo, ngo twarabasengeraga. Kandi abandi bakavuga ngo burya ngo uzi ukuntu bavugaga. Ariko Imana yonyine niyo kwizerwa, Imana yonyine niyo kwiringirwa. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Komera ku Uwiteka, wicika intege, imbaraga uzazibona. Nutegereza Uwiteka neza, nuhanga amaso Uwiteka. Ikibazo nuko tubivanga nyine, tukabivanga. Umuntu agasenga akizera Imana, akanya gato ubona akavuga ati wapi, reka nigeragereze, reka nshaka aho nkata, reka nshaka ibyo nkora. Gushaka ibyo umuntu akora ntabwo ari bibi, ariko umumanyanga ni bibi. Kuko gushaka ibyo ukora, gushaka ibyo ugerageza kugira, nabyo biri mu by'Imana inyuramo iguha umugisha. Ariko iyo utangiye kubeshya ukirwanirira mbese ugakata hahandi, ugakora bya bindi, uzi neza ko umutima wawe n'Imana bidahamanya. Ibyo nicyo kibazo. Abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Mureke dutegereze Uwiteka, kandi gutegereza Uwiteka ni imbere y'Imana, ni mu masengesho, nta handi. Aho uzabonera imbaraga nshya, aho uzabona usubizwamo imbaraga, aho uzongera kugera ku rugero rukwiriye, abantu bakajya bakureba bakabona uraka, bakabona urumuriro. Babandi bakwibeshyagaho, babandi bavugaga amagambo y'amafuti, bakajya batangira kuvuga ngo uriya ni umuntu w'Imana, bagutangira ubuhamya bonyine. Ntabwo bagukinisha, kuko Imana iba yagushyizemo ubudahangarwa, yagushyizemo icyo bita autorite, ubudahangarwa. Imana itanga icyubahiro, igatanga ubudahangarwa kubera ko wayikomejeho, kubera ko wayiringiye, kubera ko wayishatse mu nzu y'Imana. Abantu bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Wewe utegereza Uwiteka gusa, wicogora, winanirwa. Ibicantege birahari yego, n'amajwi menshi arahari yego, ariko uvuga uti ntago sincika intege, ndayitegereza, ndayishaka. Nayo buharaho yagize aravuga ngo ndimo ndayishaka sinyibone. Nawe hari igihe uvuga uti uragiye uyishaka ukayibura pe, ariko burya ibihari. Ndagushakira iburyo, ndagushakira ibumoso, ndagushakira isi nkubone. Burya se ujya ngo yamwihishe. Urebye nawe bagenzi be babandi bose bari faze nabande bamubwiraga batubundi nibihe byaha wakoze wakihariye wakwatuye. Niko bigenda iyo uri mu kigerageza, abantu bakubwira kwihana. Nawe hari igihe utangira kwishinja. Noneho rero nawe aravuga ati bundi Imana irahari koko Mana. Kuko nkurikije ukuntu nayikoreye, nkurikije ukuntu naraye amajoro nsenga, nkurikije ukuntu nagize gute nagize ndagute. Ubundi irahari. Yarayishatse arayibona. Ariko burya ibihari arongera arigarura avuga ati burya irahari. Kandi yaramwiyeretse cyane. Nawe rero birashoboka ko hari igihe uyishaka ntuyibone. Tegereza Uwiteka imbere y'Imana, tegereza Uwiteka mu nzu yayo. Shaka Imana ku manywa na nijoro, weho wicika intege. Ibicantege byima amatwi, ibicantege bitera umugongo, wowe uvuga uti ndashaka Imana, Imana ndayizi, nzi ko izangirira neza. Kandi zavuze ngo kuko umwami Imana azagira gute, azantabara, nicyo gituma ntamwara, mu maso yanjye hakagira gute, hagakomera. Hagaratabarwa ariko arabizi neza ko azatabarwa. Nawe urabizi ko uzatabarwa se? Urabizi neza? Wimwara rero, nese uri kumwara, kuki uri kwemera ko abadayimoni bakumwaza, bakagushwaza bakakumwaza. Umwami Imana niba wizeye ko azagutabara, wimwara. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Ariko abategereza Uwiteka, mureke dutegereze Uwiteka, mureke tuzi imbere y'Imana tuyishake, mureke tuzi imbere y'Imana tuyihendahende, tuyitakire. Kibazo tujya mu masengesho tugatangira gusaba tutaranayishimira, tutaranavuga gukomera kwayo. Mana naje, urabizi mumva, ayinzu narayabuze, warayanyimye, urabizi. Urabizi mu rugo hasigaye ikiro kimwe cya kawunga. Nuko nguko dutangira gusenga mu masengesho.
niko abantu batangira, ariko ntabwo ariko byanditse, nta nubwo ariko bimeze. Tangira uvuga ngo uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, izina ry'Imana ukarizamura, izina ryawe ni umunara muremure. Noneho ibyawe bikazaza nyuma mw'abantu. Noneho uratangira umva, ejo bundi abana bagiye gutangira urabizi, nta nubwo ndabona n'aya makayi, nta nubwo ndabona n'iki, ubwo se kandi ugiye mu masengesho nicyo uhereyeho, ubwo se tangira uyishimire, uvuge iby'imbaraga yakoze, uvuge ngo na cya gihe narakubonye Mana, na cya gihe waranyiyeretse, na cya gihe warigaragaje, none uze kuza ku Mana yanjye. Tuzabigisha gusenga pase, sibyo? Aba bantu b'Imana noneho iyo urangiriye kuyivuga imbaraga zayo, iyo urangiriye kuvuga kugira neza kwayo, iyo urangiriye kuvuga gukomera kwayo, nawe uraza ukishyiramo akawe kavuga ati uyu nguyu nta rwaye abatangiye aza kunsaba kwanza, ntiyatangiye aza kumbwira ibibazo, yatangiye avuga ko ndi Imana igira neza. Uzarebe noneho n'umuntu ugiye gusaba ikintu ugatangira umushimira, umubwira uti burya ya bindi wakoze ntabwo mwapfa gutandukana atagiye guhaha, ti hari ikintu ese wowe Imana yacu ni Imana idahemuka, kandi ni Imana y'imirimo, ntabwo ari Imana y'amagambo, ntabwo ari Imana y'amagambo. Twarayibonye, ntabwo ari ibintu byo kubeshya. Nitujya imbere yayo rero tujye tujya imbere yayo tuvuga ibyo yakoze kwanza. Izina ry'Imana ryubahwe, izina ry'Imana rishyirwe hejuru, izina ry'Imana rihimbazwe, kuko nta wundi muntu uhwanye nayo, nta kindi kintu cyagereranywa nayo, imbaraga zayo nta kindi zagereranywa nacyo. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga. Nta muntu utegereza Uwiteka, nta muntu ushaka Uwiteka wo gucishwa bugufi, wo gusuzugurwa, never. Umwana w'Imana aba ari igikomangoma, ntabwo umwana wa Perezida Kagame agenda kenyege, aba afite uburinzi kandi ari Perezida Kagame. Kanswe wowe umwana w'Imana, Imana ishobora byose, Imana umubyeyi w'abaperezida bose, umuyobozi w'abaperezida bose, umuyobozi w'abami bose bo kwisi. Ni gute wumva ugomba gucishwa bugufi? Ni gute wumva uciriritse kuri urwo rwego? Ntabwo duciriritse kuri urwo rwego, kuko turi abana b'Imana ishobora byose. Dufite uburinzi, wowe ushobora kuba utabizi, ariko dufite uburinzi budasanzwe butugendaho. Mwana w'Imana afite uburinzi, afite mbese wewe nuko utabibona, Imana igufunguye nk'amaso ukareba ingabo zikugose. Elisa yabibwiye Gehazi, aramwingingira, aramubwira ati Mana, amaze kumubwira ati umva ingabo z'Abasiriya ziraje, ni nyinshi cyane, turapfuye turashize. Aramubwira ati ingabo z'abaki? Z'Abasiriya? None se izitugose urazizi cyangwa? Mana yanjye aramusengera, aramubwira ati Mana, ndakwinginze kora ku maso ya Gehazi, basi umwereke gato. Imukoze ku maso, umva abona ingabo abona ingabo zibagose, amabatayo n'amabatayo. Ingabo z'Abasiriya zihageze, zarahageze zose. Umuhanuzi Elisa ahita avuga rimwe, zose ziba impumyi, zose kimenyetso. Hari igihe natwe zitugeraho zije ziba zashikoye, ariko Uwiteka akazihumisha. Mwari mubizi? Ntabwo ari ibintu bya kera gusa by'icyo gihe, n'ubu biraba. Hari ibintu biza umva bishaka kugucamo kabiri bigushingikiye amaso, amenyo bigukanuriye amaso yawe turamurangiza. Ariko Kristo twizeye, intare yo mu muryango wa Yuda, igiti cyo mu muryango wa Dawidi, akabihumisha amaso, bakabyuka bava mu bundi aracyariho cyangwa ntago ari.
uzi ko hari abantu babyuka bahamagara ngo abantu bajyaga badutega ibico, bakadutega ibico mu gitondo, bakabyuka bahamagara kuri nimero zacu kugira ngo bumve ko zikiriho. Umuntu azi ko wapfuye byarangiye akabyuka ahamagara iracyacamo. Abantu bazi ko byarangiye, ariko ingabo z'Uwiteka ziba zahabaye, zikagira zite zigahumisha amaso ingabo z'abadayimoni. Imana igihumisha ingabo z'abadayimoni amaso. Ikibazo nuko twebwe tutabibona, ikibazo nuko tutabyumva. Mana, ndagusengera muri uyu mugoroba, Imana ikuzamure ku rwego wizera Imana. Abantu bakampamagara bakambwira bati uracyahari? Kibo nigeze kubabwira ukuntu nigeze kujya mu modoka sinabihoga dusengana. Kumbi abantu banteze igico ntabizi. Abantu bagambe imodoka ndayatsa yanga kwaka. Tera biranga, ndatera biranga. Ndatitira mu nzu. Ninjoro. Mu gitondo mbyutse ndayatsiraka. Ubwo se si ingabo ziba zahabaye. Ntacyo nyikozeho imodoka ndayatsiraka. Imana yacu iragize gute? Irahari. Imbaraga z'Imana zishobora byose, ntago ari ibintu biciriritse. Imana irarwana, turi abana b'Imana mw'abantu. Mwene se ubwo njyewe mba nirwaniriye se, ntago nshobora njye nakirwanira gute se? Ntago nabishobora. Ahubwo Imana ibiri mu kazi, ingabo z'Uwiteka ziba zihari nyine. Ziba zihari. Ingabo z'Uwiteka ziba zihari ku bwanjye, ku bwawe. Niba uri umwana, niba uri igikomangoma, niba uri prince, niba uri princess, ingabo z'Uwiteka ziba zihari ku bwawe. Mwana w'Imana aragomba ararinzwe. Ari supposed kurindwa ku ahajya, ahava, ahanyura hose. Amagufa yawe ntagomba kuvunika. Amagufa yawe agomba kurindwa. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be kugira gute? Ntago tuzacogora. Ntago abantu bazananirwa. Abantu bategereza Uwiteka. Nubwo abandi bacika intege ukabona babivuyemo, korari gasigaramo batatu. Abo ngabo bategereje Uwiteka, Imana izabashyigikira kandi izabakoresha babandi bagaruke. Bavuge bati twari duhuze ariko twari kumwe burya twanabasengeraga mu murimo. Twari kumwe mu murimo nubwo mutabizi. Ariko ntabwo ntuzacogore, sinzacogore. Kwe kuzananirwa nubwo bicanege birahari. Ibinaniza birahari kabisa. Ariko twebwe twe gucogora. Duhatane, duhangane. Kandi Uwiteka azagenda agira gute? Adusubizamo imbaraga. Ibintu byagumye kuba byaratunanije tugitangira ni byinshi. Tugitangira umurimo, barabizi bene data tubana mu buyobozi bwa ministeri. Ariko turahatana, turahangana, turasenga, turihambira. Ntago twagira gute? Ntago tugomba kunanirwa. Kandi nta nubwo tugomba gucogora. Nubwo ibiducogoza bihari, nibwo bitinaniza bihari, birahari. Abantu babi barahari, abadayimoni barahari. Ariko twebwe ntago tuzagira gute? Ntago tuzacogora. Ntago tuzananirwa. Imana dushyigikire mu izina rya Yesu. Imana duhe imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dusome n'ubundi igitabo cya Zaburi. Igitabo cya Zaburi cya mbere. Dusome ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Zaburi Igitabo cya Zaburi igice cya mbere. Igitabo cya Zaburi umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu.
haranditse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Adusubiremo iri jambo, ndarikunda cyane, ndarikunda. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abaki, abari gusoma dusomane tujyane kuri 2. Ahubwo amategeko y'Uwiteka kandi amategeko ye niyo yibwira, uwazahwana n'igiti cyatewe cyera imbuto zacyo igihe, ibibabi byacyo, icyo azakora cyose kizamubera. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana kandi rivuga ku muntu ugira gute? Ku muntu ukunda Imana, umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Iyi ni password yo kubona umugisha. Iyi ni password yo kugirirwa neza n'Imana. Iyi ni password yo kujyana mu masengesho. Niyo haba ari ikintu cyakunaniye, ukagenda ugashyushya inkuru, ukavuga uti umva ntagiye ngo nzivuge, ukumva wacikamo, mbese gutinda kugera mu gipangu, ukavuga uti nacitse, ndayazanye atariho ivumbi. Ukagenda ugatera agatebe. Hari abanyamuryango kuri YouTube ngo tera agasonga bugari, n'agasonga bugari ubundi ngo ndazizanye, abo bita ba jihad n'abandi. Nawe ukagenda nk'umukristo nyine umva ngo ndayazanye, umva muze, kandi bakaza kuko ugakusanya ukabicaza, kandi nabaki nabakobanyi. Abo uri kubwira ni bande? Abo murimo kuvugana ni aho wicaye ni he? Aho ugendera ni hehe? Aho ugendera ni he? Ibyo ukora ni ibiki? Ntuzi uzi ko ibyo bizakubera ntabwo mbese password wayishe ko password yo kugira ngo Imana muzakorana niyi password yo kugirirwa neza n'Imana niyi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ariko ababi bakajya kugambana nawe ukafatanya nabo, umva mukamupangira koko, kandi ni umuririmbyi mugenzi wanyu, ni mwene so, ni umuworshipper mugenzi wanyu, mukamumva migambi mukayipanga y'ubugome, yo kugira nabi, yo kugira gute, ni bibi. Weho ntago hirwa, n'uyu ntago ahirwa. Hahagarare mu nzira z'abaki, z'abanyabyaha. Mu nzira zinzira z'abanyabyaha ko zikaze, ko mbona abantu bazihagararamo cyane. Bazihagararamo, nawe urabizi ko uzihagararamo, ariko oya, Imana igushoboze muri uyu mugoroba ntuzongere kuzihagararamo. Izi nzira z'abanyabyaha nimbi, nizo zikubuza umugisha, nizo zagufungiraniye bya bindi byose, nizo zafunze amadirisha yo mu ijuru, nizo zatumye utagomorerwa imigisha yagenewe abera kubera izi nzira. Fata icyemezo, fata umwanzuro muri uyu mugoroba. Ntiyicarane n'abaki, n'abakobanyi. Akobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira, yishimira kuma. Amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ahubwo ahora atekereza akavuga ati ntago ijambo ry'Imana ntago rinyemerera kuvuga amagambo
iyo ari yo yose ameze nk'ay'abagombozi. Amagambo ayo ari yo yose ntabwo Bibiliya ntabwo ibyemera. Ntabwo Bibiliya ijambo ry'Imana rimyemerera kuvuga mwene data. Ngomba guhora nibwira ko umuntu w'Imana agomba guhora atekereza ku Mana, atekereza kugira neza ku Imana, atekereza ku murimo wayo. Kubera yuko ntutekereza ku murimo wayo, ntutekereza ku byayo, nawe izakugirira neza. Nawe izajya mu byawe, nawe izabyivangamo, ntabwo izakureka, ntabwo izagutererana. Zagushyigikira, uzabona sapoti y'Imana, uzabona inkunga y'Imana uko byagenda kose, uko byagenda kose. Ntabwo izagukoza isoni. Nuhora wishimira wibwira amategeko yayo ku manywa na nijoro, ugahora utekereza. Kirazira Imana ivuga muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ni izihe kirazira? Amategeko niki Mukristo agomba kuba yitwara gute? Umuntu w'Imana agomba kuba ameze ate? Password niyo ngiyo. Hari umuntu w'Imana hari ibintu atavuga, umuntu w'Imana hari ibintu adakora. Umuntu w'Imana hari aticara, umuntu w'Imana hari ibintu atarya, hari ibintu atanywa. Umuntu w'Imana hari ahatajya. Ntabwo ari kirabaye, oya. Ntabwo ari gutyo bikora. Umuntu w'Imana afite inzira acamo n'izo adacamo. Hari ibintu atemerewe gukora, hari ibintu atemerewe kuvuga, kandi abandi babikora bikemera. Yeremiya aherutse kuvuga ngo warabateye bashora imizi, bagira imbuto nyinshi, ngo ariko bakore imitima yabo. Ushobora kubona abapagani yego barimo barubaka, barimo barakora, barimo baremereze neza, ibintu biragenda. Wewe ukavuga uti ngewe ntacyo mfite. Ariko ibyo bintu bibonye, ariko Imana ikabakora umutima wawe, nibyo byiza. Ahubwo Imana ibe hafi y'umutima wawe, kubera yuko ari data, agomba arajera akamenya ngo iki ngomba kugikorera umwana wanjye. Aratuzi cyane. Nkuko uzi uwo mwana wawe, uzi icyo ugomba kumana, icyo utagomba kumuha, icyo uzi ugomba kumukora n'icyo utagomba kumukorera. Imana irakuzi kurusha uko wiyizi. Yakumenye kera utarabana urusoro mu mugambi w'Imana wari urimo. Irakuzi rero. N'ababyeyi baba bataratekereza ko uzabana mu mugambi w'Imana wari uhari. Ikibazo ntabwo dusobanukirwa umugambi w'Imana kuri twe. Imana yari dufite mu bitekerezo byayo, Imana yari dufite mu mugambi wayo muremure, yari dufite. Ntabwo rero Imana yari dufite kutugirira nabi, ahubwo yari dufite kutugirira neza. Nkuko umukozi w'Imana Isirayeli mbonye yavuze ngo zibyo nibwira kubagirira. Ibi byanditswe yaririmbye. Ni byiza, ntabwo ari bibi, kugira ngo mbaremo umutima. Imana ifite kuturema umutima. Imana ifite kutugirira neza. Ibintu Imana yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Wazahwana n'igiti cyatewe ku mugezi. Mwarakibonye igiti cyatewe ku mugezi? No mu zuba amababi yacyo ahora atoshye. Bya bindi byose byarakokotse bya hano cyo gihora gitoshye. Ntabwo umukiranutse yumagara, ntabwo umukiranutse akakara, no. Umuntu udakurikiza iyi migambi y'ababi, umuntu ugendera mu nzira z'abakiranutse, uyu muntu uticarana n'abanyabyaha, uyu muntu udakora ibingibi, igihe cyose ahora atoshye, ahorana ibyishimo mu mutima, ahorana umunezero. Nubwo Imana yaba hari ibyo itarakora, ahora avuga ati ndacyagushimira, ndacyazirikana iby'imbaraga wakoze, ndacyazirikana ibyo kugira neza kwawe wagiye ugira. Kugira neza kwawe wagiye unyuza imbere ni kwinshi.
kugira neza kw'Imana ni kwinshi bene data. Intare gukena no gusonza, ariko umukiranutsi ntacyaza. Kugira neza kw'Imana ni kwinshi bene data, ntacyatuma itazarengera umukiranutsi. Intare zo zibasha gukena no gusonza, ariko umukiranutsi ntacyaza. Yakurinze cya gihe yarabihagaritse, araranezurwa n'intambara yo kuziga. Dawidi nawe yatsinze, hagarara nezurwa intambara yo gutsinda. Nuko Dawidi nawe yatsinze Goliyati. Cya kabiri, turutsiriya teka bikumira kikiri kure. Igitero cy'ababishi iyo giturutsiriya, Uwiteka gikumira kikiri kure. Aturinze cya gihe byari byakuyobeye, yarabihagaritse, hagarara nezurwa n'intambara yo gutsinda. Nkuko Dawidi nawe yatsinze Goliyati, hagarara nezurwa n'intambara yo gutsinda. Nkuko Dawidi nawe yatsinze Goliyati. Byari byakuyobeye, yarabihagaritse, hagarara nezurwa n'intambara yo gutsinda. Nkuko Dawidi nawe yatsinze Goliyati, hagarara nezurwa n'intambara yo gutsinda. Nkuko Dawidi nawe yatsinze Goliyati. Rwawe rutavuga ikibi, umunwa wawe ukavuga iby'uburiganya. Uwiteka arakumva, Danieli nawe ntiyakureka. Ubuza ururimi rwawe ukavuga, umunwa wawe ukavuga iby'uburiganya. Kumukiranutsi Uwiteka arakumva, Danieli nawe ntiyakureka. Yakurinze cya gihe byari byakuyobeye, yarabihagaritse, hagarara nezurwa n'intambara yo gutsinda. Nkuko Dawidi nawe yatsinze Goliyati, hagarara nezurwa n'intambara yo gutsinda. Nkuko Dawidi nawe yatsinze Goliyati. Byari byakuyobeye, yarabihagaritse, hagarara nezurwa n'intambara yo gutsinda. Nkuko Dawidi nawe yatsinze Goliyati, hagarara nezurwa n'intambara yo gutsinda. Nkuko Dawidi nawe yatsinze Goliyati. Mwumvishe password? Ni ukugira gute? Ni uguhagarara neza. Noneho Imana izakurwanirira nkuko. Haleluya! Amen. Amen. Ako murabona abajene banezererwa Imana. Ariko mwebwe muko mukakara Mana yanjye. Abajene banezererwa Imana mbese ibintu bari kubyumva neza. Dukeneye ko twese tunezererwa imbere y'Imana. Aba bajene Imana ibaha umugisha. Bafite inzara n'inyo, nanjye nabikunze cyane. Bino nabitangiye ndi hasi y'abari. Najyaga nzamuka hano nkajya gusenga hari akana. Wanku.
uri umwana muto, ariko Imana iraguherekeza. Iyo ushatse Imana uri muto kandi ukabikuriramo, Imana iraguherekeza ikagushyigikira, ikaguha support. Ntiwiyanduze, ntujye mu mikoshi n'imivumo yo hanze. Imana iragushyigikira, ikagushyigikira, ikazagukoresha ibintu bikomeye, ikazagendana nawe. Ariko nawe niba warateshutse, uko Imana yababariye Sawuli ikamuhindura umukozi nka Pawulo, nawe bizakugirira neza. Garuka neza, ahubwo uze neza wese, ureke guza igice, ubundi bizavamo, ubundi bizacamo, ubundi bizagenda bite. Za wese uvuga uti nje kugukorera, nje kugukurikira. Ubundi uzareba ukuntu ibitero by'ababisha nibiza, Uwiteka azabikumira bikiri kure, azabikumira. Ntabwo ari ibintu by'amagambo, ntabwo ari indirimbo z'abaririmbyi, ni ibyanditswe kandi bifite umurongo, tegeko nshinga, Bibiliya bigenderaho. Ntabwo ari ibintu by'amagambo. Imana ivuga ijambo kandi ikarisohoza. Ijambo ryayo iraririnda kandi ibihe n'ibihe, ikarikurikirana. Mugumemo abajene, mugumemo ababyeyi, mugumemo abantu b'Imana, mureke dugume imbere y'Imana. Ntabwo Imana izatureka, ntabwo Imana izadutererana, ntabwo Imana izaduhana, ntabwo izadukoza isoni, ntabwo Imana izadukoza isoni. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Hari icyifuzo ugize? Hari icyifuzo ugize? Hari ibintu byari bikuciye intege, hari ibintu byari bitumye urambirwa. Muri uyu mugoroba senga uvuga ngo Mana, urabizi nawe, urabizi ko nari ncitse intege, urabizi ko nari ndi mu nzira yo kubivamo, ndi mu nzira yo kubireka. Urabizi nari mu nzira yo kudezatinga. Abantu badezatinga pastor bibagendekera gute babafashe? Iyo bafashwe baradezatinze bigenda bite? Umuntu udezatinga muri iyi nzira yaraje akavamo agatwepa agasiga abandi, ni akaga kagutegereje. Ni ikibazo gikomeye. Birutwa nuko utari kwinjira. Igisirikare wakinjiye wowe wakinjiye. Iki ni igisirikare cya Kristo. Iki ni igisirikare cya Kristo. Gifite amategeko, gifite umurongo. Niba warinjiye gumamo, ujye ngo ndakurikiza amategeko ya fandi wanjye. Fandi wacu ni Kristo. Murabizi ko yakubiswa akababazwa, ariko ntabwo yigeze adezatinga. Arateseka, umva ashiriramo. Widezatinga ntabwo wababajwe ku kigero cya Kristo umwami wawe yababajwe. Witoroka, kuko nutoroka abadayimoni bazakwicaza abantu yarera ducitse. Nitumuha agahenge n'ubundi azongera asubire ajya atorwanya. Imana y'ukuri komeza kunyobora, uranjishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Nami kubaho ntago mfite ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ntamikubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Amen. Amen. Kubaho udafite Uwiteka bingana no gupfa. Kubaho udafite Kristo mu buzima bwawe bingana no kuba mu manegeka, hahandi imvura igwa ibiza biza bikahita bikujyana. Kubaho ufite Kristo mu buzima bwawe niko kugira imibereho yuzuye kandi ihamye. Ibyari byaraguciye intege, byaguteraga ubwoba, byagucaga intege, byatumaga uri muri deserting ushaka kuvamo, ushaka kugenda.
guhera uyu munsi bisezerere. Fata icyemezo uvuge ngo mwana narakinjiye kandi sinzakivamo. Igisirikare cyawe Kristo narakinjiye, kandi umugabo wanjye, umugabo wacu ni wowe Kristo. Ko warwanya urugamba nanjye uzajya undwanira, nanjye uzajya unshyigikira. Fata umwanya usenge, dufate umwanya dusenge. Ngusengere nawe wisengere, winginga Imana yibwira ngo Mana, byari bimaze gutuma ncika intege, byari bimaze gutuma mbivamo, byari bimaze gutuma nshogora. Mwana, uyu munsi mu mugoroba ndabisezereye. Niyemeje kugenda gukora nkuko wakoraga, nkuko wagendaga. Shoboze kugira ngo ibinshi intege ibinsubiza inyuma guhera uyu munsi, guhera uyu mwanya mbisezerere. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirasobanutse. Ijambo ryawe ryaraturemye, ijambo ryawe ryatubeshejeho, ijambo ryawe haleluya, ijambo ryawe ryaraturinze. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Nagushimiye Mwana, dushoboze kugenda tukubahisha, dushoboze kugenda tugukorera, dushoboze kugenda tudacogora, dushoboze kugenda tukubaha mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo ibicanege ari byinshi, nubwo abananiwe ari benshi, nubwo abasubiye inyuma ari benshi, ariko twebwe dukomeze kandi dukomere mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami wanjye, urakoze Mana yanjye. Shoboza iteraniro, shoboza uyu mubyeyi, shoboza uyu mugabo, shoboza uyu musore, shoboza Mwami buri muntu wese wateranye n'umushoboze kugukorera adakebakeba, kugukorera atajya hirya no hino, ahubwo umushoboze gukora umurimo wawe nk'uko bikwiriye, kugira ngo ubwo uzagarwa Kristo uzamuhereza ingororano, uzaduhereza ingororano wageneye abakwizeye, wageneye abakubashye, wageneye abagukoreye. Urakoze Mwami wanjye, urakoze Mana yanjye, urakoze kuri Mana nziza. Umugisha iteraniro, umugisha abantu baje imbere yawe, umugisha abantu bawe, bakomeze mu nzira, bakomereze amaboko, bakomereze amaboko, baha imbaraga Mwami, be gucogora, be gucika intege, be gusubira inyuma. Washoboze Mana, tuzasoza urugendo rwacu neza nk'abakiranutsi, tuzasoza urugendo rwacu neza nk'abantu bagukoreye, tuzasoza urugendo rwacu neza nk'abantu bakubashye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana yanjye, urakoze Mwami wanjye. Gahunda umugisha buri muntu wese muri iri teraniro, rwanya ibimurwanya, wiga ibimuhiga, urizemo imigambi y'umwijima ku buzima bwe, mubere ingabo imukingira, mubere Imana yo kwizerwa no kwiringirwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana ugomba gusenga, urakoze Mana ugomba kwinginga, urakoze Mana kujya gushyigikira abantu bawe, ukabarinda ibyabasubiza inyuma, ukabarinda ibyabajyana kure, ukabarinda ibyabatesha inzira, ahubwo ukabagarura mu nzira yawe. Urakoze byiringiro byanjye, urakoze mutabazi wanjye, urakoze kuva gusenga kandi umva kwinyiga kwacu, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo hamwe ku bwacu. Amen, 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 amen.